cyangwa yaguye by accident? yaguye nk'ishuka. Yaguye nka yapfuye. Jesus. Muyoboke, that goes to you. So, ejo bundi ndabona yarababaye kabisa. yababajwe n'iki? Uri mu zabukuru ukagusha amavi. Ibaza ariko ubundi iyo ukuze ubwira ko ukuze utangira kwinanura bikaguduka. Wakitsamura ukarekura no hepfo. Utangira kumva ko umuntu yajegeye. Iyo ruri mu myaka nk'iyi ingingo ugomba kwirinda ugatwara neza, harimo na articulation nyine aho amagufwa ahurira. Rero ntago ndi kumuvugiraho. Ubutaha ababishinzwe bagiye bareba ukuntu ahantu twari turi niho hamugushije. Uravuze ngo ntabwo ya ntare yakaba yarinda igisamago, yakaba yarinda Muyoboke. Sorry, manager. Igisamago kikimenya. Nkunze ukuntu bitondetse ariko sinjye bivuze. Yego, niko. Nukuvuga ngo igisamago niba kidashobora kugenda cyonyine kigashaka intare kirinda n'urushishi rwa gikanga. Igisamago barinda koko. Melody, kubera iki ko mu bahanzi bose dufite Gapfizi, kuki ntazi na wiyise rifite aho rihuriye n'inyamaswa z'inkazi? Nuko ndi nyama. Ndi omnivore, ndi umuntu. Yego. Ndi nyama rero ntago nakita amatungo. Indirimbo Indabyo zanjye waba wayirebye y'umuhanzi bita The Ben? Ntayo nageze ndeba ko ngiye izanjye ndazifite. Ureba izaho ntabwo yeze ureba indirimbo ya The Ben? Kanjye nta nizo nsaba zirahari ndazifite. Ibivugwa ko ndatekereza ufite mukanya usobanuriye ko ufite team irimo abantu 50 cyangwa barenga. Ndatekereza ko muri abantu 50 bagitegereje no kureba ibikuvugwaho, hari abashinzwe media bareba ibikuvugwaho kugeza aya masaha. Media yose, Twitter, Instagram, imbuga nkoranyambaga zose ziri ku ndirimbo, ziri ku ndirimbo bivuga ko yakuririmbweho cyangwa bari kuvuga cyane. Uravuga ngo aya masaha mu matwi y'abantu benshi cyane aho bivugwa ko indirimbo yasohotse ari wowe bavugaga. Umva rero uretse gutandukanyiriza ibintu. Yego. Ndavuga ko nakoze indirimbo nivuga. Yego. Tekereza ko indirimbo nivuga undi nawe agasohora indamvuga. Ibyo birahagije kugira ngo mubone aho nerekeza nuko bigenda. Niba numvishe neza udahari ntabwo baririmba. Ahubwo ibaze ko niyo nkoza amadred bambara wig ya dread. Oya, ntabwo interview irarangiye. Twitagiki ndapfuye. Twitagiki ejo bundi tariki ya mbere abakunzi bawe bitege iki? Ubundi ni witegereza neza ku cyitwa playlist kwanza mwitege iki? Muzatega amamodoka, batega moto muzitege, mugura inkweto nziza umuntu ashobora kubyiniramo n'izibanduke. Ubundi muze mbereke ikintu cyitwa imiziki. Ibivuga ko aribwo bamwe bagiye kugushyiraho akadomo ugatera ibipfukamizo nk'ibyo manager yateye ejo bundi agwa. Abwo babiteye bakaguha ikosora. Oya ntabwo bishoboka. Icya kabiri nje nta nubwo mpamya ko nashyira akadomo kuri Ben. Yego. Kubera ko music art ni Imana itanga. Kandi n'umuhanzi mwiza tu aririmba neza, ntabwo ngiye nshobora kurangiza career ye, ntabwo byashoboka. Gusa nanone kubera ko twese twaho mugisha tugahabwa impano. Nkaba mbona iyanjye narayikoresheje cyane kurushiye. Of course kubera ko wicunge neza reka. Ubirebere no mu album, birebere no mu byasohotse, urebe mu bitaramo twakoze, urebe mu nzira zose no bikombe twatwaye. Uzabona urwego rw'imiziki nakoze uko iremeye uko ingana. Nuza muri kiriya gitaramo. Melody, ntiwatinye kuvugira imbere mu maso ya The Ben n'isi yose ko ari wowe muhanzi wa mbere? Rega ndi umuntu, ariko se uzamenya ryari ko twahawe iby'isi ngo tubiyobore? Ugize ngo iki? Hallelujah. Uravuze ngo ibyo bintu wakoresheje amagambo muri conference, twizere ko ejo bundi mu bikorwa uzabishyiraho akadomo bikava mu magambo bikajya mu bikorwa ukagaragaza ko uri umuhanzi wa mbere. Ikiza ikintu nkundira music, umuntu ukora umuziki n'umufana buriya ntitugira amatwasa. Yego.
abahanzi dutekereza cyane cyane kugucreya, ariko abafana bo batekereza mu kwenjoyinga, kwishimira ibyo tuba twaderivarinze. Nishimiye ko iki gitaramo kizabera imbere yabo. Yibaba we. Ariko ndapfuye. Uravuze ngo ejo bundi abafana bazicira impaka. Ewana, sibo ba boss bacu se, nibo ba boss. Nukuvuga ngo izi mpaka zakomeje kuvugwa n'ibyavuzwe byose n'ibyajujuwe, mushize urubanza imbere y'abagenerwa bikorwa, bagiye gushyiraho akadomo. Cyane rwose, kubera ko ubundi niba nkora ibintu bugacya mu gitondo abantu bakabyigana. Ubarumva bazigana. Ubwo performance nzakora kugira ngo bayigane birabasaba umwaka utaha. Jesus Christ. None se bayigana batarayibona. Umuntu uri Kigali utazajya muri iki gitaramo ufite ikibazo gikomeye. Uzabireba. Mu magambo yawe uti ni gute nshyiraho dread bagashyiraho wigi nk'izacita. Ibi uravuze ngo nta kuzunguza umutwe kuzabaho muri performance. Oya, yakambara imeze nka casque. Urabona ka kaboro bafungana? Yego. Ndi creative man, ngomba kugutamo na maide. Ariko ikizaba kituzanya hano umuziki, ni imiziki, ibindi no gushimisha, gususurutsa abantu bacu. Yego. Iby'impaka byo ntekereza ko hariho tuzaba tuzirangirije, dutangira umwaka tumeze neza, kandi mujye mugira aga fair play namwe, umuntu nabarusha mu byemere mu byakire. Ntago undi ababaye zeru. Naho bari aho ngaho bahari, ariko nyine no kuvuga ngo azaba hari, ariko nyiri igihugu cyangwa nyiri u Rwanda uzaba uwambaye ikamba. Hari igikombe amarira ikamba, hari ikamba ryanjye ndarigira, indabo zanjye ndazigira, ntacyo nsaba ngewe. Indabo zawe kandi indabo zanjye ntazo nsaba, zirahari. Zihari uzishaka warazitaye, ngewe nataye indabo. Nubango nagomba gukomplaninga indabo zawe gukora zihorana. Nta kintu nsaba, ibintu byose birahari. Icyo nsabwa ni ugushimisha abantu banjye. Bo nta n'icyo mbagomba, nami ntacyo bangomba. Nukuvuga ngo nta ndabo ugomba gusaba nk'iziri gusabwa, wowe indabo zawe urazihorana, urazifite. Ndazifite kabisa, nabo nabaho. Uretse gato babaho. Bivuze ngo mu ndabo ziri gusabwa ushobora no kubahereza kuzaho kufite nyinshi. Ariko babye bazisabye. Kandi barazisabye. Oya, ntago ari nge bazisabye. Kandi bavuga ko nawe uri mu bafana cyangwa uri mu bakunzi. Nzaba nagiye gufana hariya. Oya, abamwe baza bagiye gusaba indabo, wowe uza wagiye gutanga indabo. Sasa rero reka nikomereze izanjye. Indirimbo yawe ariko se bite? Indirimbo yawe na Baraka yabigeze mu Melody. Amakuru avuga ko ufite indirimbo na Baraka, umuhanzi w'umuhanga wo muri Kenya. Ntabwo ndibuze ngo dutere kuri iki gitaramo gusa. Indirimbo yawe. Yego. Indirimbo na Diamond irahari. No. Melody, ubu n'ubwa gatatu tukora ikiganiro, ntuzongere kutubwira ku ndirimbo ya Diamond, ntuzongere kutubwira ku ndirimbo ya Meddy. Izo ndirimbo ntizibaho. Nubwo muri ba boss banjye. Oya, nk'abafana indirimbo yawe. Banza unyumve. Nubwo muri ba boss banjye mukeneye kumva neza ko mutazi kuririmba, ari njye uririmba, namwe mukumva igenza aba nabitunganyirije, akaba ariko mbibaha. Kuko igihangano ni ikintu kitonderwa, kigategurwa, kikanasohokera igihe gikwiye. Kuba ingoma ihari irahari kugira ngo itunganywe, isokere igihe gikwiriye nabyo. None se uko akazi nayisohoye, hari umuntu hari wabintumye. Gutumye waranadutunguye, nubwo twabonye harimo amaganya menshi n'uburakari bwinshi bw'umujinya murandura duzira message ko ntari kuvuga. Amaganya n'amatarimo. Muri iyi ndirimbo uretse kutubwira ko natwe tugira kuraje tugakora tukitwa ba Munyakazi. Kariya gace ahandi ntibwari uburakari n'umujinya w'umurandura nzuzi kubo muhuje umwuga. Nuko abantu bakurikira babumva neza. Verse 2 iravuga ngo ngezi ninyimo kandi zinkimoji kirazira kumona wapeke. Ngezi ninyijoro kandi zinkimoji kirazira kumbona wapeke. Never compare me n'utunyamaswa duto no kubita ijanja. Who says I am done?
Bro, this is my time. Dore nize kata. Zokuresha umufana. Ai. I'm an icon. Sindi loco. Sinteje kuja down. Mora ni soko. Small cycle. Indindi jaha. Family first. That's what I die for. Sini homa. Nshakiriganya aho hantu mwana wanjye. Muyaga Ngiye kujya nandika indirimbo, ngiye kujya nshyiraho na lyrics kugira ngo mubyumve neza mutabyitiranye. Hanyuma unambwira umuntu na dedicatinze indirimbo ni nje. indirimbo ni wowe. Ndabikunda cyane rero. Sana iyo abantu ari benshi ari abafana nabo bakandirimba. Ibyiza by'urukundo kandi kurunyereka ndabiryohewe cyane. Ugire rero umakanya nigendere. Umwaka utaha udufitiye uwuhe muzigo cyangwa dushoje duhishiwe iki mu mwaka utaha? Uyu nguyu urarangiye. Indirimbo zose, izo ndirimbo zose mwambazaga n'izabandi benshi twagiye dukora. Hari nk'indirimbo mfitanye na Kivumbi King, Mike Kayihura na Bien-Aimé. Iyo ni ingoma imwe. Yego. Hari ama project menshi kandi ngiye kujya nyababwira nimuyanyishyuza nicecekere. Kuko indirimbo ifata umwanya kugira ngo isohoke. Nk'iyawe na Diamond cyangwa na Meddy. Nayanze gucura. Ama project manini ntabwo rero kandi ngiye na I understand nyine buri ruhande buri nguni yose y'umuhanzi igihe cyose atekereza ko ari bwo yasora ingoma nibyo bikwiye nyine nibyo byiza. Nkurikirwa na diaspora nyinshi cyane Canada, Amerika no muri Scandinavia bati tubarize Bruce Melody nta yindi gahunda dufitiye mu ntangiriro z'umwaka zo kuza kudususurutsa ko tuzaba turi muri Ivere. Mfite gahunda yo kuza ariko turimo gushukaranje uburyo twajya dukora ibitaramo bikazamo